twongeye kubasuhuza kuri YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho y'indi nkuru y'uko filimi ya nyuma Rwasa yakinyemo igiye gusohoka ndetse bagiye kuyimurika bwa mbere, ariyo bita Petit Pays. Filimi ya nyuma Rwasa yakinyemo igiye kwerekanwa bwa mbere. Filimi ishingiye ku gitabo cy'umwanditsi w'umunyarwanda Gaël Faye, Petit Pays, ikaba ari nayo ya nyuma yakinwemo na nyakwigendera Nsanzamahoro Denis wamenyekanye nka Rwasa. Izajya hanze muri Werurwe 2020. Iyi filimi irimo inkuru y'ubuzima bw'umwana wavukiye Burundi abyarwa n'umunyarwandakazi w'impunzi n'umuzungu w'umufaransa. Muri icyo gitabo uwo mwana uvuga ko yabonaga ubuzima muri icyo gihe, ibibazo by'amoko Hutu na Tutsi. Uwo mwana ubu afite hagati y'imyaka 10 na 15. Aba yibuka uburyo ubuto bwe bwaje kwicwa n'ibibazo bya politike zo muri ako karere. Anavuga ku kibazo cyo kuvuka ku babyeyi badahuje uruhu. Nyuma yaje gufungishirizwa i Burayi, ari nabwo yaje kubona ko imvange bigoye, ko haba i Burundi no mu Burayi hose, ahantu hose bamufataga nk'umunyamahanga. Amaze gukura yiyemeje kugaruka muri Afurika kuko ariho nibura yumvaga ari iwabo. Mu byatumye yumva yigaruriye icyizere ni ugukunda gusoma no kwandika. Iki gitabo kivuga ku mateka yaranze Burundi n'u Rwanda mu myaka za 90 kugeza na nyuma yaho. Guhera tariki 14 Mutarama 2019, iyi filimi ifite iminota 111 yatangiye gukinirwa mu karere ka Rubavu, iyobowe n'umufaransa Eric Barbier. Urubuga rwa influence.org rwanditse kuri filimi ya Petit Pays izerekanwa bwa mbere tariki 11 Werurwe 2020 mu Bufaransa. Iyi filimi yakiniwemo n'abana abavutse ku babyeyi b'abirabura n'abazungu nk'uko bimeze kuri Gaël Faye. Izagaragaramo kandi Nsanzamahoro Denis wamenyekanye nka Rwasa muri sinema nyarwanda, akaba yaritabye Imana muri Nzeri 2019. Rwasa muri iyi filimi agaragara nk'umusirikare w'ingabo zo mu bihe bya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Igitabo Petit Pays cyaciye uduhigo dutandukanye. Mu 2016 inzu isohora ibitabo yitwa Finac yahembye Gaël Faye nk'umwanditsi mwiza w'umwaka mu cyiciro cy'abanditsi ibitabo mu bwoko bwa romani. Petit Pays cyanatoranyijwe mu bitabo 650 byitabiriye irushanwa uyu mwaka. Igihembo cyatanzwe hagendeye ku manota y'abasomyi barenga 800 batoranyije Petit Pays nk'igitabo gikubiyemo inkuru iryoshye kandi y'umwimerere kurusha ibindi. Muri uwo mwaka kandi Faye yanegukanye igihembo cya Prix Concours Le Lycée, igitabo cya Petit Pays. Petit Pays yo muri filimi ya nyuma nyakwigendera Rwasa rwose agiye kuzagaragaramo ubwo agiye kuzayerekana mu Bufaransa uko Rwasa yari yambaye. Kandi dukomeze tuvuga ngo agire iruhuko ridashira, tubararikira gukora subscribe na notification kugira ngo mujye ubona inkuru zacu ko tuzishyizeho.